arabahamagara arababwira ati twakura hehe yego twakura hehe twakura haleluya amen twakura hehe umuntu ufite umwuka w'Imana avuye mu bakonikoni bose bikanga avuye mu bafumu byanze mu bantu b'abahanga byanyine karaza kakimara kuhagera karamubwira ati nk'abarose ibiki waro kose karasobanura bitewe nuko nsanze ko ufite umwuka nkeneye uri mu bantu bakizamubwire Imana ikugira umumaro mu gihe gisa n'iki amina Imana ikugira umumaro Imana ifite gikurikirana nje kubabwira ngo nubwo bagutaye yego ukabuze ko ubuzima bwawe bwari burangiye reka nguhanurire mama nguhanurire muko nkubwira ngo Imana nigikurikirana ubuzima bagutayemo ishyamba bagutayemo niho Imana igusanze igutabara mu izina rya Yesu hanyuma nabangura ubuhungiro bwanjye arabango nzajya ndyama niziguye kuko Uwiteka umbereye maso ngo Uwiteka akubera gikurikirana mu gihe gisa n'iki ngiki atinyiza kubaho Imana izakure imisi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda piwasi my God head with distance hedo bene mashallah do power sima elo sima dosa beniance niwi ni ma umuntu arufite rendezvous yo kujya kubagwa umutwe Imana iravuze ngo nimubwire ngo Imana imukijije umutwe atari yaba nje kubwira ngo ibikugenza Imana ibitambira igitambo ntabwo gifu itanze inyamaswa yo kugira ngo Imana ikuramure mu izina ibyari ibyaguhigaga ibyashaka kugira ngo upfe ibyari bigiye kwinika mu cyobo ngo ubure umwuka Imana itanze igitambo cyo kugira ngo ubeho mu izina rya Yesu vinavye wari ugiye kwiseta kubagwa wari ugiye kuhapfira ariko umva ngo uhanurire kubwira ngo Imana data Imana irahagusanze hahantu winjira umugabo agasigara inyuma muvanywe agasigara inyuma ukinjana wowe gusa n'Imana n'umuganga abantu batatu nibo binjira hari ahantu kwapfira sasa ariko umvira itangaza kubwira ngo ibyari bigiye kukwica Uwiteka bitangiye igitambo tahana umwana muzima mu izina Nazareti ndabihanuye tahana umwana muzima kuko Imana irabyemera umugambi w'Imana yuri ku muntu niyo abarozi bajya muri Kenya bakajya Tanzania bakajya hehe ntabwo bikora vuga ngo aho wicaye vuga ngo ntago bikora ine burimo vuga ngo ntago birabagonga imodoka yaturutse inyuma ikagonga yayindi haje ibintu birabagonga haza amageredi arabagonga abagonza baratangira ati Imana twakurikiye baradushutse baratubeshye haza gutinda gushaka birabagonga haza kubura akazi birabagonga bamwe bajya gusambana naratangaye cyane naratangajwe nuko aya magi yamenetse nabaza hari umubare Imana yanyeretse w'abantu bitwaga abapastori n'abavuga butumwa n'abahanuzi insengero baje barazifunga birabagonga bahita bajya mu bubare bajya no mu ndaya naratangaye cyane ariko aya magi atanasigaye yonyine asigaye Imana irambwiye ngo aya magi agiye guhindura byinshi kandi abangaba bamenetse bahuye n'ibibamena bakameneka Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo igiye gutraninga abandi bashya kuko Imana yambwiye ngo nta mikino ifite yo guhora yinginga umwana w'umuntu yego niko Imana yavuganye nanjye reka twisomere ijambo ry'Imana yego abumva bumvishije nukuri twe turabanyarwanda dufite amatwi turumva amen turumva dufite amatwi turumva n'utumvisha Ikinyarwanda bamusobanurira mu rundi rurimi ariko nyuma y'iyi message mugiye kubona ibintu Imana igiye gukora hanyuma ikindi Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hagiye gutera ibyorezo by'imitingito ku isi yose hari imitingito igiye kuba ku isi yose kandi igiye kujya mu gihugu yica abantu benshi hanyuma Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo uwezwa yezwe kwezwa bigishoboka imbabazi z'Imana zigihari uwezwa yezwe kuko iminsi iri imbere imbabazi z'Imana zigiye kujya ku ruhande hanyuma abantu benshi babura amahoro abendi bangare bishatse kuvuga ikirero ucumvira itangazo nshuti yanjye ucumvira itangazo haranira urebe neza ko utari mu mubare w'amagi yamenetse nusanga utarameneka w'Imana icyubahiro ariko nusanga hari ibyakumennye bikakujanjaguza ujye ku mavuse bw'Imana ngo naramenetse none akanyongera usane wongera ungira umuntu mu izina rya Yesu Imana ize kuduhana umugisha reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu itangiriro ni ibice 41 hanyuma n'umurongo waho
urahera kuri 37 sorry ibice 41 umurongo wa 37 ugeze kuri 40 tugiye gusoma ijambo ry'Imana hanyuma ni ijambo nahaye teme y'ijambo ivuga ngo Imana nigikurikirana. Amen. Reka dusome imwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Jambo dusanga mu gitabo cy'itangiriro igitabo cya mbere cya Mose. Hanyuma turasoma murongo ibice 41 murongo wa 37. Titira amagambiro vango Farao yegurira Yosefu igihugu cya Egiputa. Tatukarindwi havuze ngo iki avango yo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose. Farao abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Tuzamuvana he? Urimo umwuka w'Imana. 39. Farao abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara ururugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire icyo utegetse aha twakomeje icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Amen. Reka dusubiremo. Haravuze ngo iyo nama inezeza Farao n'abagaragu be bose. Farao abaza abagaragu be ati tuzabona hehe tuzamuvana he umuntu umeze nk'uyu umwuka w'Imana nk'uyu umwuka w'Imana. Farao abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvire itegeko icyo uzategeka ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Iri ni ijambo nshaka ngo tuganire n'aba bantu badukurikiranye kuri iyi channel cyangwa kuri umuyoboro badukurikiraho. Iri ni ijambo rikomeye nahaya titre cyangwa se teme y'ijambo ivuga ngo Imana nigikurikirana. Izi nkuru dusomye ni inkuru z'umuntu bita Yosefu. Inkuru ze nyinshi murazizi uburyo yarose inzozi arotanga imiba yikubita imbere ye hanyuma ngo umubu umwe usigara uhagaze azirotoreye bene se baravuga ati uyu muntu turazumvishije buriya rero mva mbabwire reka mvuge kandi mubwire ngo ikibi nakanwa ikibi nakanwa. Hanyuma Yosefu we yabivugaga azi neza kabibwira bene se azi kabibwira abantu bavukana. Akimara kurotora zino nzozi bamaze kuzumva baravuga ati wowe uri muntu ki ugomba kuzadusumba tukazakubararira wowe uri muntu ki. Hanyuma ngo bigira inama bamaze kwigira inama Yosefu ngo baramutwara bamutwara bashaka kugira ngo bamwice bamujandike mu cyobo apfe. Hanyuma bamaze kuhagera kubera yuko Imana ari gikurikirana buri yumva nkubwiza ukuri niba ufite ikintu Imana yavuganye nawe ukaba ufite ijwi ry'Imana uko ufite ikintu Imana yavuze icara witurize ushira akaguru ku kandi Imana niko wasimiro Imana nigikurikirana mu izina rya Yesu. Hanyuma Yosefu kubera ko yarafite ikintu yavuganye n'Imana tumva mfashijwe n'ukuri kw'Imana tumva mfashijwe hanyuma Yosefu bakimara kumugeza muri uru rwobo nibwo bavuze ati uyu muntu ntabwo tumushyira muri kino cyobo ahubwo reka tumugurisha tumurye iki tumurye ibiceri. Hanyuma bose babihurijeho bigira inama baravuga ati reka tumwambure ikanzu basi dushaka inyamaswa tuza kwica nitumare kuyica tukiri aha ngaha nje kubwira ngo ibikugenza Imana ibitambiye igitambo ntabwo gipfuye kuko Imana itanze inyamaswa yo kugira ngo Imana ikuramure mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ibyari ibyaguhigaga ibyashaka kugira ngo upfe ibyari bigiye kwinika mu cyobo ngo ubure umwuka Imana itanze igitambo cyo kugira ngo ubeho mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Mva mubye wari ugiye kwiseta kubagwa wari ugiye kuhapfira ariko mva ngo uhanurire kubwira ngo Imana data nigikurikirana Imana irahagusanze ha hantu winjira umugabo agasigara inyuma
hahantu winjira umuvandimwe agasigara inyuma ukijana wowe gusa n'Imana n'umuganga abantu batatu nibo binjira hariya hantu wari ugiye kuhapfira sasa ariko umvira itangaza kubwira ngo ibyari bigiye kukwica Uwiteka bitangiye igitambo tahana umwana muzima mu izina rya Yesu w'i Nazareti ndabihanuye tahana umwana muzima kuko Imana irabyemera. Hanyuma uyu muntu bita ngo Yosefu baramusiganira umva umugambi w'Imana sha umugambi w'Imana yuri ku muntu niyo abarozi bajya muri Kenya bakajya Tanzania bakajya hehe ntabwo bikora vuga ngo aho wicaye vuga ngo ntago bikora ine burimo vuga ngo ntago bikora muri bisi urimo vuga ngo ntago bikora muri biro urimo vuga ngo ntago bikora ibyo bakora byose umugambi w'Imana ukuriho ntabwo bikora ntabwo bikora no kuri kw'Imana. Haleluya amen. Hanyuma ngo uyu muntu bita Yosefu ngo bajya inama ngo baramugambanira baramugurisha muri Egiputa bamuryamo ibiceri bamuriyemo ibiceri nibwo bafataga ikanzu yari yambaye barayimwambura baravuga ati reka tujijishe data twebwe twice inyamaswa tuyisiga amaraso y'iyi kanzu ya Yosefu turagenda tubwire data tumubwire ko inyamaswa zagize ute zamuriye intare yamuriye byarangiye babigenza gutyo bacura uwo mugambi bamaze gushyira ikanzu se Isara bireba nawe ariyakira yumva ko nyine nta kindi yakora inyamaswa yamuriye byarangiye Yosefu agurishwa muri Egiputa akimara kujya muri Egiputa araharererwa Imana imubera gikurikirana harererwa mu gihugu kitari ikiwabo Yosefu abayo Yosefu aza gukura umunsi umwe wonyine hibwa ngo umugore w'umwami yagize ute yamwituniyeho muka Potifari ngaravuga ati ngewe bitewe no kuntu ndi kukubona bitewe no kuntu mbona wamaramaje kugira gukunda Imana mfite iraryo kugira ngo ndyamane nawe nibwo yamwegereye haramubwira ati ngewe ndumva cako turyamana ariko Yosefu aravuga ati ngewe shingiye ko bangurishije iwacu Imana ikambera gikurikira nyuma ngo arabahamagara arababwira ati twakura hehe twakura haleluya amen twakura hehe umuntu ufite umwuka w'Imana nguri niye twamukura kuko yarebye uburyo avuye mu bakonikoni bose bikanga avuye mu bafumu byanze mu bantu b'abahanga byanze buri bihugu byose yafasha abahanga bose bikanga hanyuma akagahungu konyine karaza kakimara kuhagera karamubwira ati nk'abarose ibiki waro kose karasobanura arangije aramubwira ngo niye twakura umuntu mwuka umeze nk'uyu nguyu w'Imana aravuga ngo guhera uyu munsi ndakugabiyesha maze ikindi kugabiye ibaze umwami uyoboye ibihugu byose ni hehe wajya kubona ngo uyu mwana uyu naramufunze ngo nasubire muri gereza mana wamuburana ndacapfashwe waramufungishije umwami akamuhamagaza ati ngwino hano wagenda ati umwami rero yagusobanurira reka tumusubize muri gereza umwami akuyoboye hanyuma ngo Yosefu ngo nibwo yahabwaga ubutware Farawo ngaramubwira ngo none hagwera uyu munsi bitewe nuko nsanze ko ufite umwuka nkeneye uri mu bantu bakeneye umva ngubwire Imana ikugira umumaro mu gihe gisa n'iki Imana ikugira umumaro ngo Yosefu ngakimara kumva aya makuru hanyuma ngo ngaravuga ngo nanjye numvishije Imana iri muri ngewe Farawo ngaramubwira guhera uyu munsi ngo haye gutwara ibihugu byose nyoboye mugize iki mugize umutware kandi ikindi n'urugo rwanjye ibaza n'urugo rwiwe aravuga ati n'urugo rwanjye haba abana banjye haba umugore wanjye bagize iki jambo usibye njyenyine abandi bose ndabaguhaye kugira ngo bayobore Imana ishimwe hanyuma ngo Imana ubwayo yimanukira muri Yosefu umunsi umwe twihutaho gatoya ngo inzara ngiza gutera imaze gutera ngo abantu benshi bahungira muri Egiputa bahungiye muri Egiputa ngo Yosefu ngaza kureba bene se ngarabitegereza ngarabamenya amaze kubamenya ngarabakira ngarabagaburira ngo bararya ngo barahaga ngarabasezerana yagira ute niyabibwira niko Bibiliya ivuze nje kubabwira ngo Uwiteka agiye gukorera igitangaza ariko ikibi nakanwa ikibi ni iki ikibi nakanwa Imana igiye gukorera igitangaza ikibi ni iki ikibi nakanwa Imana ifite gikurikirana nje kubabwira ngo nubwo bagutaye ukabuzi ko ubuzima bwawe bwari burangiye
reka nguhanurire mama, reka nguhanurire muko, nkubwira ngo Imana nigikurikirana. Ubuzima bagutayemo, ishyamba bagutayemo, niho Imana igusanze igutabara mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Undi muntu Imana yabereye gikurikirana, turimo turagana ku musozo. Njyewe ntabwo njya nkunda ibintu birebire, njyewe ku musozo dusenga Imana. Nibyo rwose. Undi muntu Imana yabereye gikurikirana ni umuntu bita Dawidi. Umunsi umwe umuntu bita Dawidi ngo bamuta mu ishyamba, ngaragira intama, bamaze kumujugunya mu ishyamba, nta hepfo nta ruguru, nta muntu n'umwe wo kumurengera wari ugize ute wari uhari. Umuntu bita Dawidi Imana imubera gikurikirana ari mu ishyamba, ari mu ishyamba ngo idubura ikajya riza, yamara kurireba agahita rifite akarishwanyaguza, amakimara kurishwanyaguza. Umunsi umwe ngo umuntu bita Sawuli ngaramuhiga, aramushakisha, aramuhiga. Akimara kumuhiga Imana imubera iki? Imubera gikurikirana. Ibimuhize byamara kuza, Dawidi agahita afata umujya wa gitara agacuranga, akavuga ngo Uwiteka we uri ubuhungiro bwanjye, uri Imana itabura guseruka mu byago cyangwa mu makuba. Hanyuma akajya azamuka izo ndirimbo, Imana ikareba Dawidi acuranga umujya wa gitari, Imana ikamanuka mu mashami y'igiti, ikavuga ati aka gahungu gafite amavuta, aka gahungu gafite amavuta, uyu murongeye kuwota mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hanyuma aravuga uri ubuhungiro bwanjye, aravuga ngo nzajya ndyama niziguye, kuko Uwiteka umbereye maso. Nje kubabwira ngo Uwiteka akubera gikurikirana mu gihe gisa n'iki ngiki. Amina. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka gutinyiza kubaho, Imana izakurinda, Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana irakurinda. Reka dusengere abantu nitahire. Nukuri urengeje aho rwose. Ndengeze aha ngaha abafite ivangirwa. Icyambere ni gikurikirana. Imana babere gikurikirana. Aho urwari Imana ikubere gikurikirana. Aho uri wabuza akazi byagucanze Imana ikubere gikurikirana. Aho uri wabuze epfo na ruguru wikwiheba Imana ikubere gikurikirana. Aha ushobora kumaza iminsi nta mwana ucanyira urubyaro wararubuze, Imana ikubere gikurikirana mu izina rya Yesu. Icyambere ni gikurikirana, Imana iduhana umugisha. Amen. Amen. Imana iguhe wabanza ugatanga nimero zawe. Nimero zanjye ukeneye ko dusengana, ufite icyifuzo, ukeneye ko twasenga Imana kubera gikurikirana, ni 82 72 32 41. 82 72 32 41. Amen. Dusengera Imana. Tugushimiye kuri umwami w'abantu. Hello Semaira distance. Piwa Simaiga. With distance. Hedo bene mashallah do. Power Sima. Hello Sima dosta Beniance. Niwi ni ma. Unarufite rendezvous yo kujya kubagwa umutwe. Yego. Imana iravuze ngo nimubwire ngo Imana imukijije umutwe atari yabagwa. Kuko dayimoni yarafite umugambi mu bukomeye kugira ngo abagwe umutwe itapfa. Hanyuma Imana irambwiye ngo Imana imukijije umutwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Hanyuma icya kabiri Imana irambwiye ngo Imana itanze urubyaro. Hari umudamu ndi kubona uri kurira cyane mu gihugu cy'Ububirigi, afite amarira menshi, baramuroze atwitinda ariko agera amezi 3 gahita ivamo, amaze igihe kinamaze gukuramo inda 5. Imana irambwiye ngo mubwire ngo Imana imuhaye urubyaro, umwaka utanga ikigeza afite umwana w'umukobwa. Niko Imana ivuganye nanjye. Turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana ikora ibintu bikomeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngushimiye neza n'ubuntu ugira. Hanyuma hari umugabo ndi kubona uri kuzerana impapuro agenda depoza ahantu hese ariko byaranze. Imana iravuze ngo Imana ikuye umuvumo ukomeye, Imana imuhaye akazi mu izina rya Yesu w'i Nazareti, azibe kujya atanga icyacuma asengera kuko Imana imutabaye atari yaseba. Ndagushimiye, uri Imana itubera gikurikirana. Hello Simayo, habwa icyubahiro mwami. Twavuga byinshi, reka tuvuge biki byinshi bikore mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka, wabakoze subscribe, turugushimiye. Ciao, ciao, ciao. Amen.